isi ya none. Menya byimbitse ibigezweho mu Rwanda, mu karere no ku isi yose. Ibihe byiza kuri mwese mudahwema kudukurikirana nshuti bakunze b'isi ya none TV. Nitwa Twisengi Chrétien munyemerere turebere hamwe ikintu cyatumye ibiganiro by'uyu munsi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, tutibagiwe n'igihugu cya Israel, uko byatumye bipfa. Byagenze bite? Ibyo batumvikanyeho nibihe? Ni ibintu bine by'ingenzi batumvikanyeho. Reka byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Ntabwo ari ikiganiro kirekire, kiratuma usobanukirwa impamvu batumvikanye, ibihugu impamvu bitageze ku ntego yo kurangiza intambara. Ikintu cya mbere cyatumye ibihugu byombi uno munsi bitagera ku ntego yo kurangiza intambara, mu mujyi wa Islamabad muri Pakistan habereye ibiganiro byari byitezweho byinshi, ndetse ibiganiro byari guhindura amateka y'intambara iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel. Nyuma y'amasaha 21 rero impande zombi zirimo kuganira ku buryo intambara yakemuka, ndetse n'uburyo buri ruhande rwari rufite poe cyangwa se ibyo rushingiraho ruvuga ko uruhande rumwe rubyubahirije intambara yahagarara. Ariko hari ibintu batigeze bumvikanaho, ari nacyo cyatumye abantu benshi bakomeza kugira urujijo bakibaza bati byagenze bite? Iki cyatumye ibihugu byombi bitumvikanaho kandi twabonaga ko byari biri mu nzira nziza. Dore ikintu cya mbere mu bintu bine. Icya mbere ni programme ya nucleaire ya Iran. Iyi programme Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya gutera igihugu cya Iran niyo yari yagendeyeho ubwo ibintu bitayishimishaga igihugu cya Iran kigiye kugera ku ntego zayo zo gukora ibitwaro kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi nama yasabye ko igihugu cya Iran cyareka burundu gukora intwaro za nucleaire, mu gihe igihugu cya Iran cyo cyanze kwemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari irimo ivuga. Bakomeje bagira bati Iran yanze kwemera ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yisabye ku bijyanye no kureka intwaro za nucleaire. Iyi niyo mpamvu ya mbere ikomeye cyane yatumye ibiganiro bipfa. Mbere na mbere ikintu cyatumye bipfa nuko ikinyamakuru The Guardian kibyandika kivuga ko ari programme ya nucleaire igihugu cya Iran kirimo gukora, cyangwa se intwaro kirimbuzi igihugu cya Iran kirimo gutunganya. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo ni ibiganiro cyangwa se n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sanctions. Ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye igihugu cya Iran bimaze igihe ibijyanye n'ubukungu n'imicururize. Iran yasabye gukurirwa ibihano byose yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi, Iran yasabye kurekurirwa amafaranga yayo yafunzwe. Muri ibi biganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubije iki kuri iki ngiki Iran yifuzaga? Leta Zunze Ubumwe za Amerika washakaga kubikora gake gake kandi ifite ibyo Iran igomba gukora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga kubikora gake gake kandi ifite ibyo Iran igomba kubanza gukora. Ni ukuvuga ngo hari condition. Iran yashakaga ko bayirekurira amafaranga yayo yafunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngashaka kuzajya igenda ibikora gahoro gahoro bitewe n'ibyo Iran nayo izajya igenda yuzuza n'ubwo izo condition batazivuze. Rero iki ngiki cyabaye ikintu cya kabiri kitigeze kiganirwaho ngo cyumvikaneho hagati y'izi mpande zombi, nk'uko The Times of India ibitangaza. Icya gatatu ni umuhora Hormuz. Uyu muhora wavugishije ibihugu byombi. Iran ishakaga gukomeza kugenzura mu buryo bwuzuye bwose kuko na mbere ariyo yabikoraga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga ko ifungurwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabaga ko ufungurwa nta mbogamizi kandi nayo ikagiraho ijambo kuri uwo muhora Hormuz. Uyu muhora ni ingenzi cyane mu bukungu bw'isi kuko ucishwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo peteroli n'ibindi murabizi. Hanyuma rero uko byaje kugenda nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kugira uruhare kuri uyu muhora, ariko igihugu cya Iran cyo kikaba cyavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaza kugira uruhare n'ijambo kuri uyu muhora. Nuko bimeze. Ikintu cya kane rero batigeze bumvikanaho kibanza ni uruhare rwa Israel mu ntambara. Iran ihora yibaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihora ifasha igihugu cya Israel, ndetse Iran igashaka ko ibitero bya Israel bihagarara mbere na mbere, kuko Israel irimo ragenda irasa ku bihugu bitandukanye bituranye n'igihugu cya Iran, kugira ngo mwagiye mukurikira amakuru yuko Israel yarashe ku gihugu cya Lebanon cyangwa se Liban. Rero Iran yashakaga ko ibitero Israel igumira irasa kuri ibihugu bitandukanye bihagarika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bityo yasubije ko bidashoboka kugenzura byuzuye ibyo byemezo bya Israel ifata.
ndetse yavuze ko Israel ariyo yifatira umwanzuro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu yo iba yabigizemo cyangwa se nta ruhare iba yabigizemo. Ibi byatumye Iran itizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika na gato, bituma rero ibiganiro ahangaha bisa nkaho birangira rwose, kumvikana hagati y'izi mpande zombi binaniranye. Hanyuma rero impamvu nyamukuru zatumye ibiganiro bipfa byari byibanze kuri ibyo ngibyo, ariko hari n'ibindi abasesenguzi bagiye bagaragaza. Ikindi bavuze ko kutizerana gukomeye hagati y'ibihugu byombi ari nacyo cyatumye ibihugu bitabasha kumvikana ngo bigere ku ntego y'ubwiyunge, icyo bita deep distrust. Iran ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itubahiriza amasezerano y'uko baba bayumvikanye na mbere, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ivuga ko Iran ishaka kubeshya isi. Ibi byatumye buri ruhande rutemera gutanga intambwe ya mbere cyangwa se rutemera gutera intambwe ya mbere igana ku biganiro nk'uko The Times of India ibitangaza. Cya kabiri, abasesenguzi babona impamvu ibiganiro bitigeze bigera aho byakagombye kujya kugira ngo intambara ihagarare ni ibisabwa bikomeye cyane, icyo bita hard demands. Hard demands ni ukuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi ni offer ya nyuma yatangaje ko iki ngiki ari ubusabe bwa nyuma itangaje cyangwa se ihaye igihugu cya Iran ko kitazongera kwirirwa yitakambira isaba imbabazi. Ibisabwa rero bikomeye ku mpande zombi n'ubundi bigenda bitangazwa umunsi ku munsi, kuko buri gihugu kigira ibyo kigenderaho kikavuga kiti uruhande n'utuzuza ibi ngibi natwe ntabwo tuzemera gukuraho ibi ngibi turengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iran rero ngo ibyo musaba birenze urugero natwe ntabwo tubishaka, niko Iran yasubije. Buri ruhande rwumvaga kuri iki kinyamakuru cya The Times of India bakomeje bagira bati buri ruhande rwumvaga urundi ruri gukabya ku byemezo rurimo gutanga. Icya gatatu, abanyepolitiki basengura bakabona ko cyatumye ibiganiro bitagerwaho ni politiki n'inyungu z'akarere, icyo bita geopolitics. Iran ishaka gukomeza imbaraga zayo mu karere byiganjemo gukora ibisasu kirimbuzi n'ibindi, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bashaka kugabanya izo ngamba. Aha niho hari intambara itavugwa, ariko nyuma y'ibiganiro rwose byinshi byagiye bitangazwa n'ibyo ngibyo. Icya kane rero bagiye bavuga ni igihe gito, icyo bita igihe gito n'ibiteganyijwe byinshi. Ibiganiro byamaze amasaha 21 nk'uko twabigarutseho, nyamara ibibazo byari byinshi kandi bikomeye bifite amateka maremare n'ibindi nk'uko itangazamakuru bitandukanye byagiye bibyandika. Abavuze ko rero ibingibi bitashoboka gukemuka mu munsi umwe gusa bitewe n'uko igihe cyari gito, ibiteganyijwe muri iki kiganiro byari byinshi. Ingaruka rero ziracyari nyinshi, ndetse bishobora no kugira ingaruka ku gahenge kari karafashwe k'ibyumweru 2, ndetse bikaba byatuma intambara noneho itayubura ku mpande zombi. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gukwirakwiza ndetse no kujyana intwaro ku kirwa cya Kariga Island, kirwa gihana imbibi n'igihugu cya Iran, bityo bikaba bisobanuka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kugenda igota igihugu cya Iran gahoro. Kutumvikana rero ko ibihugu byombi birashyira akaga mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, kuko intambara none ishobora kuba igiye kubura. Abasesenguzi bavuga ko ibiganiro byasimbuwe n'igitutu n'imbaraga za gisirikare kugeza ubu ngubu, niko bimeze. Hanyuma rero ibyo tugomba gusorezaho ni isomo rikuru. Iyi diplomasi igaragaje ko ibintu bikomeye iyo inyungu z'ibihugu zitandukanye cyane kumvikana biragorana, kuko ibihugu byombi biba bifite inyungu zitandukanye. Ikindi kintu abasesenguzi bakomeje bavuga ko iyo hari ibindi bihugu bitandukanye byivanze mu guhura kw'ibihugu nabyo bigorana, ibintu bishobora gukomera. Iyo hari kutizerana hagati y'abari kugirana amasezerano nabyo ni ikindi. Ibiganiro bya Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran rero byari igihe cy'ingenzi cy'ubwiyunge bw'isi, ariko byanyishijwemo umukato kuri uno munsi bitewe n'uko impande zombi zitigeze zumvikana. Ikibazo gisigaye ni iki, ngo ese bazagaruka ku meza y'ibiganiro ryari cyangwa se intambara izongera gufata indi ntera? Nibyo tugomba gutegereza tukareba, ariko ni ugupfukama tugasenga nanone kugira ngo iyi ntambara kabisa irangire, kuko